kwitekera mfite umugore none se aha niho mu rugo rero. kwitekera mfite umugore nta mwasezeranye ngiye muri none kayenza zanariye karungu makurahira rwaje kare kandi uzabibona ndabiteka bitetse rwose bikihumira ni umuntu w'umugabo biramanuka se biramanuka ko kwisangiza n'abashatse ibi ntabwo bizashoboka sigaye njya nitira kubera n'ibibazo sinzi ibi bintu rwose ugasanga hari abantu bakora akanyiyoberekaho bikagaragara nk'aho ari intungane ya hehe
ndabihaye tu. Mazera cyo kwitekera byazatuma ndigera umva dufite abashyitsi bahamagaye ngo rero ngiye kuguha amafaranga uhahe ibyo kurya uhahe harimo abakunda inyama ifiriti n'ubugari urajya kurebana rwa runtu rukera kaka ibyo kunywa hari aho birahari no ndabizi nubwo utajya uhagera ariko hari bara muri iriya firigo hari urebe iriya firigo harimo ibyo kunywa ubwo urabitegura uteka ibinyama byinshi kwa kundi wari ukimparaye kwa kundi mbese watekaga neza niko nshaka kubiteka ubwo reka mushyire ibihumbi 15 yagezeho biteke neza ntubikorane umujinya kuko haramuka batunyujemo ijisho n'ubundi ubuzima bwanjye buraburangiye turajwiburana pe uranyimyuje uzi ko ngera ahita nkukuramo iseri ryamenye ngiye nkahita ndishugunya mu itobogere mara iminsi utarwana ukabyibagirwa wajye mwahabonye sha rero karakenda tukigendana ku mutumba ubu nabaye ingagare rero njye naragafashe ariko twabanje kuyoba aha niho mu rugo rero karibu nshaye wanjye hano kwa mbure n'umwe mbure n'umwe wagafashe sha ni karibu hano sha kwa mbure n'umwe mwene bintu sha murakoze mbure n'umwe rwose mwicane sha mubwire baherukana gakera ntabwo wahindutse nabaye umugabo nabaye ingagare nabaye ingagare pe hano rero dore muvuye mu cyaro hano rero bya bindi byanyu umuntu baramwarurira bamo hano turiyarurira nushaka unapfunyike hano wambure n'umwe hano ibintu birahari hano no kwiyarurira buri muntu ariyarurira rwose ni service aho si bya bikabyo bya ariko reka batuzanire barabaye rugabisha ubu wakitira kino kintu cyamuhaye ngo haba hagiyemo nicyoka urabona none reka tuzanire hano ibindi biza nyuma zaniye nk'uko twimirire n'ubundi uri ndakuzi mbure n'umwe rwose urantunguye cyane cyo gutegura uri n'umwe wanjye genda muntu ni inka yaje kweli aya wanjye mujya mukarabira mu muvure hano turakarabya uraje bamenye gukarabira no mu ruho mbere natwe biza abona musigaye mukarabira no mu tuntu tw'umutu tuno turi abazungu turo kanaka kuriye hanze cyane najyagayo byabaye amazi yaje kapongera yewe mazi shaya amazi ariko nanone cyo baduhaye yakone ibintu bikonje ya urumva baraguhashyushye kandi ugiye kurya ibintu bishyushye ubwo se urumva utabukoze amahanga akonde nyine no turabifatira cyo dushaka abana banjye biga hanze nta mwana ashaka ko muzirye
muzirya muzimare ndayitatamura rwose niko se none wa mugabo iracyaza humura ariko wa mugani buriya inyama se ko zitaraza inyama se ziri byarangiye byarangiye rero mwaracagira ibikabyo yategereje nyine za nyama ese nizo nyama ubugari nizo nyama se turitegura ikinisha abagabo mwa ntumiwe koko oya nawe ndebe ndebera izi nyama cyangwa uri kugira ntabwo turi kurota umugabo ahantu harimo ikibazo rero none tubigenze gute ibintu byo bwiye madamu wawe dukorere zirimo ariko nyamara njye ziraje ntaza ariko wareba ariko vayo hano sobanura hano naguha amafaranga guhaha inyama kuri we zagiye hejuru ubu nasoni kaba gafiteho siko n'ukuri kwirakaza njya ubwo nanakushwibura njyewe urabona ibi bintu byahagarara ahangaha njyewe ku buryo nk'ay'inyama warangiza ukagaburira ubugari bwonyine kamera hano mu bantu barye cyangwa batayi wabo barye suri ibi ngibi nibyo nahaye ifiriti nahakiye utagiye kubihaha njye no guha amafaranga wayamaye nyine siko wayamaye nyine byarangiye ni ngombwa ko nanjye nari kujya guhaha njyewe abangaba hari n'umutagira ahantu aba niba batazahaza iwabo ntibazaza kuhagera abiyemye kandi ariko se muri ibi ni ibibazo cyane n'abanyarwanda mu ndorero mbese ubu nakora ese uyu mugore ntusuzugurire mu rugo rwanjye nakora iki ko ntusuzugurire mu rugo rwanjye ndakwiyamye oya magana ibibazo byanyu ibisibihumbi byose njye natanze ntabwo ari mureba ko ntabwo mureba ntabwo mubona ko navuze agahaha inyama teke n'amafiriti u Rwanda nta nubwo banashima ese rero uyu nguyu abagira ngo zibine kandi ndabasaba mu rugo rwanjye muri kumva yavuga mu byagenda oya zamaragiye uba bashyitsi b'iwabo iyo baje none se rwose ibintu byumvise nk'igitangaza none se wa mubyeyi we turagira ngo dusobanurire ibi bintu kutubona bidasanzwe kumbure n'umwe twari tuzi rwose ko ari umuntu washatse neza kandi afite umugore w'indakemwa mu mico no mu myifatire ibi bintu biba byagenze gute kugira abe rwose yavuga twakire nk'abashitsi n'inyama nurangiza nuko ni mumumbarize njye sinari mbimenyeye ubugari ibi ni numiwe nta mubyeyi we rwose mbabaza akantu gatoya tubaze hagati yawe n'uyu nguyu ninde muri mwebwe umugabo wanshatse udutse arega ibyo byose muri kumbaza ninde bireba muri mwebwe ahari abagabo ntihapfa abandi ni ukungurana ibitekerezo niba mufitanye ibibazo byakemuka wowe wacu bigeze bavuga ko byatunaniye kubyikemurira kandi bigaragara ese ni gute mpaha njyewe ntuteke ibyo nahaje ibibazo byacu ni ibyacu ibintu byo kuzanamo abantu uneza rubanda ibyo ntabyo nkeneye uzabaze nagaruka nk'uko ngewe mbaho uzabaze ntabwo ibyo bintu bibareba ntabwo ari uku byakakwiye kugenda sibyo twebwe twaje wenda twari tuzi ko ari amahoro none dusanga harimo ikibazo turagira ngo wenda dusige urugo ari amahoro n'ubundi turi amahoro muhaguruke kandi bigaragara ko harimo rwaserera uwabaregeye uwo mugore niwe ufite ibibazo ni bwoko ki oya ntabwo natwibwira nanjye mushaka ukuntu mwabikemura rwose byibuze ntabwo nari mbimenyereye none se yadusobanura kandi nguyu nawe arahibereye wenda kashoboye kwivugira nta mubyeyi we tubwire igitangaza hewe urabona ari ibintu by'u Rwanda bakareka rwose rero mureke mbabwize ukuri maze iminsi nitekera rwose ariko ubu none bibaye ngombwa ko bijya ahagaragara n'ubu kugera bambayeho n'ubu n'ubwo buzima ariko iyo ubona njyewe igikapu cyanjye gihoramo inyanya isaha n'isaha njyewe
urugo nta rugo nzongera no kurugarukamo ntabwo mbabeshya njyewe umva n'ubundi mugira wanyu muza kurya iwanyu ndabiyarira ntabwo mwansiga hano wamubwira sezeri baherekeze mu karere gashobora no kuzana umwuga yazana n'umwuga nta buryo njyewe umuntu w'umugabo wasuzugurira ku biryo nk'ayo wanjye iwanyu nanjye ndabyifitiye wakicecekeye umva nanjye ntabwo ngaruka hano ngiye gukodesha ngiye gukodesha